Ibihe byiza abakunzi ba David Rwanda. Reka ngushimire kandi nkwifuriza ibihe byiza yo wakoze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo zinyuraho. Akuyu munsi kacu nako umusore wakundanye na mama w'umukobwa bakundanaga kera cyangwa se wakundanye na mama wa ex girlfriend we. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Inkuru yacu tuyitangirira muri jaride. Baby ibintu rwose nawe urimo rwose ntabwo ndi kubikunda, uziko wagira ngo ndi umwana mutonyo, uziko ngize nk'umwana w'imyaka 12 rwose. Hoya rwose baby, none se kwishima hari icyo bisaba cyangwa ugira ngo kwishima bisaba imyaka? Ntabwo bisaba imyaka rwose mukunzi mwiza. Hoya rwose nawe Chris uri gukabya pe, uzi kuri kuntera isoni we. Hoya rwose sheri nta mpamvu yo kuba wagira isoni, singukunda se kandi ndi proud yawe rwose. Rero numa nta mpamvu rimwe yatuma ugira isoni. Cyakora nyine warakoze pe, watumye nongera kugira ibyishimo mu buzima bwanjye. Ubwo se nibyo koko ntabwo uri kumbeshya? Ati of course ntabwo ndi kukubeshya pe, watumye nongera kugira ibyishimo mu buzima bwanjye, watumye nongera kwisanzura nyine appreciate pe, warakoze kuba waza mu buzima bwanjye Chris. Hoya rwose mama nawe warakoze rwose kuba waza mu buzima bwanjye. Sorry be, none se ko mbona ubabaye? Sinakubujije koko Chris kujya unyita mama wawe koko, uyobe ko ndi umukunzi wawe. Oya rwose mbabara hari igihe nanjye rwose binjabuka, gusa ntabwo nzongera be, gusa nawe ntukarakara, uziko warunteye ubwoba, reba kuntu warubaye mu maso, waruhindanye pe. Oya rwose no sinabura kubabara koko unyise gutyo ngo mama nta n'isoni koko. Basi baby mbabara ntabwo nzongera. Okay, nizere ko utazabyongera rwose kuko birambabaza cyane pe. Oya rwose baby maze kumenya ibikubaza ntabwo nzongera kubikora kandi mbabarire pe. Sa rwose ndakubabariye kandi ntuzongere. Se baby twajya gufata ifunguro, twagumye tuganirira hangaha muri jaride twibagirwa ko tugomba kujya kurya rwose. I'm sorry be, nanjye nyine byanshiwe, rege turi kumwe mba numva nahaze nta n'impamvu yo kuba nakenera ibyo kurya. Aha, ariko Chris wajya umbabarira koko, nuko ubuhaza ndabizi neza ushonje wabitekereza. Hoya be nyine iyo turi kumwe mba numva mfite umutekano wuzuye kandi mba numva ameze neza, si ngombwa ibyo kurya pe. Hoya shaga abanyizorenga, iyo ni imihimbo yanyu rwose, ni imihimbo y'abantu, ubwo ngubwo urahimbye. Hoya baby no se kukubwiza ukuri koko bishatse kuvuga ko mpimbye? Hoya rwose tugende tubashe kuba twajya kurya, urabizi neza umuntu amera neza iyo yariye, sibyo baby? Yeah of course rwose tugende tubashe kuba twajya kurya. Barakwereka tugarutse ku rundi ruhande hari abakobwa batatu bari kugenda mu muhanda baganira ndetse bishimye cyane. Atese Naomi ko mbona wishimye cyane. Nabuzwa n'iki se kwishima we? Wa muhungu naramukatiye, ubu ngubu namaze kubona undi muhungu mwiza ndetse ukeye. Tutubwira ko Chris wamukatiye, ati reka Chris rwose naramukatiye ntabwo nari gushobora biriya bintu bye rwose. Ati ibihe bintu byese kandi. Hoya sho waberetse sha none Chris we ntabwo umuzi, Chris n'umushukanyi. N'umushukanyi se gute kandi Naomi? Sha Chris n'umwana mubi, uziko Chris yari umusikama we. Ati ushatse kuvuga iki se kandi? Uziko Chris nyine yari igisambo, nyine yitwaraga nabi, yaransebyaga mu nshuti zanjye, nyine nahisemo kuba nakora left ndetse nkamusiga nkigendera. Hoya se kandi Naomi Chris n'ukuntu nabonaga muberanye. Wambabariye se sha, kuba se twari tuberanye bishatse gusobanura ko yari kuzajya ngaraguza gati. Sha yahoraga mbabaza uko nahoraga mu cyumba cyanjye ndira ndetse nicuza kuba nkundana na Chris. Aha, aho ngaho rwose Naomi nimba araragurira rwose wagombaga kumureka ndetse ukareba undi mukundana. Ubundi se muri gukundana we yitwa gutera? Shawarika ni iki? Umusore witwa Patrick, umusore w'ibogari, nyine muri make ndamukurahiriye pe, umusore mwiza cyane. Wow, tinono bishatse kuvuga ko wamukunze. Shana namukunze sabwo ko namukunze cyane, ahubwo singe nzarota tubashije kuba twabana. Uziko numva uri seriye koko se muzana abana? Ati of course tugomba kubana kuko nyine ndikumva sha, ndikumva erega maze no gukura we, uziko maze kugira imyaka 27. Hoya se kandi Naomi buryo wuzuje imyaka 27? Ati yego rwose nujuje imyaka 27, ariko Naomi kuba wujuje imyaka 27 ntago bisobanuye ko wahubuka ndetse ukajya gushaka umuhungu ubonye wari we wese. Wibuke neza ko Chris mwari mumaranye umwaka se. Ati yego rwose ko tumaranye umwaka, gusa umwaka wose wari w'amafuti ndetse wari ubugoryi. Hoya se kandi kuba mwarashwanye nawe ntabwo byatuma uvuga gutyo da. Hoya rwose uriya mwaka nyine ndawicuza kuba njye na Chris twaramaranye igihe kingana kuriya pe, yari umubabaro kandi ari agahinda rwose. Hoya rwose Naomi tukavuge gutyo ntabwo bikwiriye rwose. Aha tugende ndetse tujye gutega bisi rwose, mureke ibyo ngibyo ubwo mutangiye ibyo. Sha tugende tujye gutega bisi, gusa ndikubona ibyishimo ufite bidasanzwe. Gusa tugarutse ku ruhande rwa mama Naomi ndetse na Chris bari kuganira ndetse bakomeje kwishima bamaze kuba bafata ifunguro ryabo. Ati baby rero I'm sorry nyine nkeneye kuba natadore burije. Hoya se kandi be basi wanyihangane basi ukaguma hano nk'indi saha imwe. Hoya rwose be nta mpamvu yo kuba naguma hano rwose, ndakwinginze reka ngende ndetse njye kuruhuka. Uyobekeje ari akazi koko.
oya rwose Chris please guma hano basi akanya gato mama please oya rwose benda kwinginze mbabarira gato basi reka ngende nzaba ngaruka. Ese ntituri kumwe hari aho ngiye koko basi nishika mu rugo ndaza kuba naguhamagara ndetse nkubaze kuntu umeze. Oya rwose be nta mpamvu basi gumana nanjye agahe gato. Oya rwose be nta mpamvu yo kuba twagumana dore burije ndetse bwakeye mbabarira ngende ndaza kuba nakuvugisha ningera mu rugo. Oya rwose Chris please stay with me ntuzi kuntu mangukumbuye koko baby nawe rwose uri konsetsa uzi kuri gutuma nanjye ngira mosiyo. Oya rwose baby nyine kuri iyi nshuro ntabwo ari byo kuba wagira mosiyo ahubwo ndagusabye basi please gumana nanjye ndetse buretse kuba wansiga koko ubuse kuko uransiga muri kino kizu ndi ngiye nyine. Oya be nta mpamvu rwose reka ngureke turaza kuba twasubira basi ndaguhamagara video call ati no baby ibyo bya video call ntabwo mbishaka ahubwo basi please nyumva pe ndakwinginze. Oya baby nanjye ariko nyumva. Hoya nyine babe urabizi kukumva ko ndakumva gusa nyine kuri inshuro please ndakwinginze basi gumana nanjye agahe gato ubuse kuko nunsiga hano hantu ndi ngiye nyine please reka kunsiga pe. Hoya babe nawe rwose wibikabiriza reka nyine basi turaza kuba twasubira nta kibazo Chris nimba ari kubihisemo gusa njye nashakaga kuba nagumana nawe pe. Hoya rwose babe nyine ndabizi wabishakaga kandi wabyifuzaga gusa nyine nanjye nabishakaga pe basi nyine reka ngende njye ku kazi ndebe ko twazaba ubuse kuko naguma hano kuko byazagenda gute kuko wanamugana ishobora guhitamo ibyo kuba waguma hano rwose tukazicwa n'inzara. Ati of course niyo mpamvu nanjye ndi kukubwira rwose reka nyine njye gushaka amafaranga. Sasa nyine babe ugira ibihe byiza kandi ndagukunda. Okay nanjye rwose urabizi ko ngukunda kandi ndakwizera. Sasa rwose ibihe byiza. Nuko Chris ahise kagenda ajya ku kazi ndetse mu mana wo masigara aho ngaho. Gusa Chris akimara gusohoka mu nzu nawe yahise kwinjira ati se mama ko mbona uri kwisetsa byagenze gute wareka se n'iki mwana wanjye gusa nyine ndikumva nishimye kandi nanezerewe. Ese kandi mama ibyishimo ufite biri gutuma wisetsa wanezerewe nyine ndikubona bidasanzwe mama ndikubona ufite ibyishimo ukeye ku maso nyine mama byagenze gute gerageza umbwire Naomi. Oya rwose Naomi nyine mwana wanjye n'uburetse igihe nikigera rwose nzakubwira. Oya se kandi mama ibintu biri gutuma ungenera igihe kugira ngo uzabashe kuba wabimbwira nibikira rwose mama numva ngize amatsiko pe dore ko ntajya ngira amatsiko gusa kuri inshuro rwose numva mfite amatsiko menshi. Oya rwose Naomi nawe nubimenya rwose bizagutungura gusa ni byiza kandi biri gutuma nezerwa pe. Oya rwose mama nimba biri gutuma unezerwa ni byiza kandi rwose nta rugo nabipfobya tubizi se neza mama ko nanjye ibintu mashaka ari biguhesha ibyishimo. Yego rwose mwana wanjye kandi ndi proud yo kuba ngufite rwose kuba narakubyaye uri umwe ntago mbyicuza. Oya rwose mama nawe ntukavuge gutyo uzi kuntu mba numva mfite ubute ndetse n'ubunebwe bwo kuba ndahanga nta karumuna kanye mfite rwose ndi ngewe nyine mama mba numva bimbangamiye pe sinjye kwirwa nkubeshya. None se basi mwana wanjye si umuntu uzari ikibazo koko. Oya rwose mama rwose nyine kuba nkuruzi ndabyemera ndetse ndanabizirikana gusa mama nanjye makeneye umwana nita petit frère cyangwa petit sœur. Ese koko mama nawe rwose nta nyine mbarumva mama rwose sinzi rwose mwana wanjye ntugire ikibazo buriya buri kintu cyose kiba kubw'impamvu kandi rwose nta nicyo bitwaye. Sawa mama gusa ndi kubona ufite ibyishimo bidasanzwe dareka njye kwikarabira niryamire ndumva naniwe. Ese uvuye he kandi Naomi nyine mama nari ndi kumwe n'abashuti banjye ko twagiye gutembera nyine bari kumbaza ibintu ariko nandi kubona mwana wanjye wishimye ku maso. Yego rwose mama nishimye nyine mfite umukunzi witwa Patrick twongeye guhura mbere umwana mwiza gusa nyine uwa mbere we yari yantengushye ati uwa mbere se undi mwari mukundana mbere yuko mukundana na Patrick. Ati yego rwose mama hari umuhungu twakundanaga gusa nyine yarantengushye bya hatari. Mwana wanjye rero ujye umakinga sure ndetse witonde cyane dore abahungu b'iyi minsi rwose bose ntabwo ari beza. Abahungu rwose mwana wanjye babaye babi rwose ujya wirinda ntazabona hehe. Urabizi niwe rwose mfite utazatuma rwose mwana wanjye niheba kuko unkoreye ikosa sinzi nimba nabasha kubaho umenya nanakiyahura pe. Oya rwose mama nta mpamvu yo kuba wakiyahura rwose si uko ko mama wakiyahura kubera iki. Oya rwose mwana wanjye rwose agize ikosa rimwe ribaho rwose rishobora kuba ryatuma nakiyahura ndetse nkava mu buzima. Mama rero rwose ntugire ikibazo ntabwo uzatuma ibyo ngibyo ndetse bibaho ndetse nta nubwo nakora ikosa mama ntubizi se ko nkubaha kandi ko nkuzirikana mu buzima bwanjye. Yego rwose mwana wanjye kandi ibyo ngibyo nanjye mbiha agaciro. Sa rero mwana wanjye genda ujye gukaraba ndetse ubashe kuba waruhuka. Sawa mama reka ngende kuruhuka ubwo turaza kuba twasubira nimbasha kuba nabyuka. Sa rwose mwana wanjye genda ndetse umere neza. Gusa Chris nawe aho yari ari mu kazi yari kureba muri telefone ndetse akisetsa cyane. Nuko inshuti ye Aimable yahise kiza ndetse iza kumureba. Ati se Chris ko mbona uri kwisetsa byagenze gute? Ati ubuse koko Aimable uri kubona ndi kwisetsa? Ati yego pe ndi kubona bikabije rwose uri kwisetsa. Ese byagenze gute gerageza umbwire we nyine uri kwisetsa wanezerewe aho ni amahoro. Oya rwose Aimable nyine nuko ndikumva nishimye ndikumva mfite ibyishimo gusa nta yindi mpamvu.
ahasha rwose bro ndi kubona bidasanzwe pe, ufite ibyishimo byinshi, uri kwisetsa, wanezerewe, uzi ko wagira ngo uri umwana w'imyaka 2 we. Ubwo se Chris ibyo bintu uri kuvuga koko nibyo? Ati ya of course rwose nibyo pe, uri kwisetsa cyane, wanezerewe, sinzi iki se byagenze gute, wegerageza umbwire. Sha nyine Aimable, nyine ndi mu rukundo pe. Oya se kandi utambwira kuri mu rukundo nanone, se wambwiye ko wabashije kuba washwana na Naomi? Ati yego rwose Naomi twaratandukanye, gusa ubundi mu rukundo n'undi muntu mwiza ndetse uri seriye, ndakeka we atazampangayikisha nkuko Naomi yirwaga nyirukansa imisozi. Sha rwose ndatunguwe pe, ubwo se uwo muntu muri mu rukundo n'indera? Ntabwo namukubwira none aha rwose Aimable, we nyine rindira nzamukwereka, gusa ndabizi nawe uzamukunda, ni umuntu mwiza ukeye kandi nyine ikindi na seriye, ntabwo wenyine azanjagaraza nk'uko uriya mukobwa yanjagarazaga. Aha Chris ndakuzi neza, umenye neza kandi kuriya mukobwa ari we wamuhemukiye rwose. Ati yego rwose naramuhemukiye ndabyemera, gusa ntabwo yigeze ampa umwanya ndetse ngampa amahirwe mbashe kuba namwisobanuraho. Rero nimba yaranze kumpa amahirwe nagombaga kumureka ndetse ngakora left ngashaka undi. Sha rwose abasore namwe muransetsa, uzi ko mama mufite imitima imeze nka flash we, umukobwa arakwanga mu mezi atarenza ngaho ugahita kubona undi. Ati hoya rwose Aimable, ntago ari ibyo ngibyo nshatse kuvuga, gusa nyine hari igihe umuntu akwereka ko atagushaka gusa Imana ikakwereka undi nyine ndetse wabasha kuba wakwitaho ndetse akaba mu cyimbo cya wa undi wari wakwanze. Aha wenda aho ngaho rwose nabasha kuba nakumva, gusa mba ntungurwa kuntu mushwana n'abakunzi banyu mugahita ko mubona abandi pe. Hoya rwose Aimable nyine ntabirenze, kandi nawe ubuse uri singora. Aha njye nibereye singo mwana, nta mukunzi mfite, gutya ndaho ntegereje isaha y'Imana. Yes, rwose ntari bitegereza iyo saha y'Imana, ndetse nanjye ndarindiriye, gusa nyine ndindiriye kuzambara ikoti ryawe washyingiwe. Aha Chris ndi kubona ufite umuvuduko udasanzwe rwose, ahari menye uzanantanga. Hoya rwose ntabwo nzagutanga mwana, nanjye biracyari muri process, ntabwo ndabigira confirmed kuba nabana n'uriya mubyeyi. Ati what? Ati I'm sorry bana, I'm sorry nyine nari nibeshye. Chris utambwira ko kandi uri gukundana no mu mama, utambwira ko uri gukundana no mu female, none waba usekeje pe. Ntusemani mbaye nakundana no mu female, ari cyo bitwaye ko icyambere ari uko naba mukunda. Chris wenda sinagupfobya, gusa dusebeje pe, umu female man aho ngaho rwose waba ukabije pe, umu female bro, uzi ko umu female aho waba uyirashe rwose bro, waba uyirashe pe. Hoya se kandi mwana utambwira ko Aimable naba nyirashe? Yego rwose waba uyirashe pe, n'abakobwa beza bari hano rwose waba ku buryo wajya kwiyanduza ndetse ugafata umugore mwana. None se Aimable, umugore we si umuntu hari icyo yaba atwaye? Shana umuntu gusa ntabwo yaba agukwiriye bro, waba uyirashe pe, gusa wabuze undi muntu ushaka kugira ngo ujye gushaka umumama we. Rwose ndumva bitaba bigukwiriye bro, ntabwo byaba bigukwiriye rwose, ahubwo tuve no kuri icyo kiganiro, reka dukore akazi boss tutabona za ndetse akatwirukana. Wana mugani rwose reka tubireke ndetse tubiveho. Gusa ku ruhande rwa Naomi yahise kahamagara Patrick ndetse amubaza amakuru. Ati baby umeze neza se? Ati yego rwose baby imeze neza, gusa nagukumbuye pe. Hoya kandi wikabye wakaje mu rugo se ukabasha kuba waza kunsura? Ati hoya se kandi ubwo se nazi iwanyu koko? Ati yego rwose numva kuba waza mu rugo ntacyo bitwaye, dore ko ndi nanjye nyine nta muntu uri mu rugo. Ati none se mama wawe ntabwo ari mu rugo? Hoya rwose mama ntawe uri mu rugo ndetse yagiye. Ati mama wawe se kandi ubu ngubu kuko zino saa yaba yagiye hera? Sha simbizi neza, gusa mbyutse nsanga yagiye kandi yari yambwiye ko ari buze kuba yambyutsa. Nashyitse mu rugo naniwe mpita ko niryamira rwose, none nsanze yagiye. Gusa wakaza babe ukaza kundeba, dore ko nari nakwikumburiye pe. Okay sa nta kibazo rwose, reka nitegure, nimara kuba nakwitegura ubu ndaza kuba naguhamagara ndetse undangire, ndetse ndabwira umumotari uraza kuba waza kuntora rwose. Hari rwose babe nta kibazo rwose, umpamagare numara kusoza kwitegura ndetse uje, ndaza kuba ndi ku muhanda ndetse ndarangira umumotari araza kuba wahansanga. Sobe ntukiri ikibazo kandi ndagukunda. Ati yego rwose nanjye urabizi ko mbikora nk'inshingano. Sa reka nitegure ndetse ndahita ko nza kukureba. Nuko Patrick yahise kwitegura kugira ngo abashe kuba yajya kureba Naomi. Gusa mama Naomi yaragiye ku muhanda ndetse nta nubwo yigize atinda, ubwo yahise kagaruka. Ati Naomi bimeze bite se ko uri gushyashyana uteka? Ariko mama nawe rwose ungicira gahunda, use kugaruka, uzi ko narinzi ko utari buze kuba wagaruka vuba kuko mama. Ati hoya se kandi Naomi ufite izihe gahunda se? Nyine mama wa muhungu twa Patrick nari nakubwiye nyine agiye kuba yaza kunsura. Ati wow, timaze mwana wanjye ni byiza, umukwe wanjye agiye kuba yaza ndetse ansange hano. Nyine mama ibaze ko nari mubwiye ko udahari, nyine ahita akashaka kuba yaza. Ati none se mwana wanjye hari amabuye ukora ku buryo wagira isoni zo kuba yaza ndetse akansanga ahangaha? Hoya se kandi mama nkuko bizi ko kuzi ko ibyo bintu nabikora, nyine ubwo ngubwo mwana wanjye nari ntunguye kuntu ufite ubwoba bwo kuba yaza ahangaha pe.
hoya rwose mama ntugire ikibazo ndetse nta n'impamvu yo kuba wagira ikibazo. Nyine agiye kuba yaza ndetse ubwo ngubwo nyine muraza kuba mwaganira, gusa yumvaga nyine anezerewe kuba agiye kuza ndetse ntagusanga ahangaha kuko ngo ntabwo iki ari cyo gihe cyo kuba yaza kwigaragaza. Hoya rwose mwana wanjye rega nawe umaze gukura imyaka 20 n'ingahe ni myinshi. None se mama ubwo ngubwo umaze kuba wandambirwa koko? Hoya rwose Naomi ntabwo umaze kuba nakurambirwa, gusa nawe ukeneye umugabo pe. Imyaka 20 hafi n'irindwi mwana wanjye utangiye gukura pe, utagira gukura agira ujye ku mugabo, kandi umenye ko nisaze nkeneye abuzukuru buriya. Se wari uri kumbwira mu kandi kanya ngo wari ukeneye muri umuna wawe cyangwa musaza wawe? Yego rwose mama nari mbakeneye pe kandi cyane. Ati okay rero nanjye abo ngabo rero wabuze ndashaka ngo uzabampeshe, ntabwo nshaka ko umuryango wanjye rwose mwana wanjye uzacika. Okay sa rwose mama nta kibazo, Patrick agiye kuba yaza ndetse reka tumwitegure nyine mfasha kuba twateka. Watetse iki se kandi mwana wanjye? Nyine mama narishizeho amazi y'umuceri, ngiye kuba nateka umuceri ndetse n'agafiti, ubwo se si n'inyamara. Aha wana mugani mwana wanjye ajya mu inzoga se kandi mwana wa? Hoya rwose mama Patrick ntago ajya mu inzoga rwose, ni umudivi. Ewe mwana wanjye uranashoboye, ubwo umudivi ujya umushoboza ikira. Mama nyine nta nibirenze yangeze imbere wagira ngo si n'umudive mama, ntago abikomeza pe, turumvikana ndetse turaciringa. Ese mwana wanjye se kandi guciringa ni ibiki? Nyine mama turaganira ndetse tugahuza. Oya mama rwose nawe ureka kwigira umuturage cyane, uzi ko wigize umuturage ndetse ugakabya. Hoya rwose mwana wanjye se kwigira umuturage, ahubwo nyine ntabwo mba mbisobanukiwe. Sha mama rwose nawe ureka gukabya pe, guciringa tuvuge ko utabizi koko. Hoya mwana wanjye rega nubwo nize ujye umenya ko nize kera, kandi ujye umenya rwose ayo masilenge yanyu y'uru rubyiruko rw'iki gihe ntabwo njya nyamenya pe. Nyine mama nashatse gusobanura nyine ko duhuza, nta kibazo cye rwose kandi ntabwo ajya ngora. Okay rwose mwana wanjye nanjye icyo mashaka nuko wishima ndetse ukamera neza, reka duteke ndetse tumwitegure. Gusa mama nawe makiri muri ibyo ngibyo yahise kabona telefone ya Chris ndetse amuhamagara. Ati sorry mwana wanjye reka maze nitaba uyu muntu. Ati mama uwo ninde ndi kubona se kandi kuri telefone yawe hariho udutima? Ati sorry mwana wanjye reka maze muvugisha ndaza ndetse ko nza kukureba. Aha mama none ndatunguwe pa, kuri telefone yawe hariho udutima koko mama, waje umenya ko usaje? Ati aha. Ati se mwana wanjye n'umutima ukunda urasaza? Ati hoya se kandi mama utambwira kuri mu rukundo nawe? Hoya rwose reka maze mwitabe ndetse ndaza kuba nakuvugisha. Hi baby. Hi ese umeze gute be, ko wari watinze kunyitaba se? Nandi kumwe n'umukobwa wanjye ari kuntesha umutwe, umukunzi wagiye kuba yaza kumusura rero yansazije ndetse yashyacanye, nyine nari ndi kumufasha uturimo tu. Okay ndumva ari byiza rwose baby, se ko ngukumbuye cyane. Nimba se nkumbuye wakaje kundeba mu rugo? Hoya rwose be nyine ndi ku kazi kandi nyine urumva nyine, kandi nyine mfite akazi kenshi pe, sinzi ko byashoboka kugira ngo mbashe kuba naza kukureba. Gusa baby bishobotse ejo naza kukureba. Okay sa rwose ntari bimukunzi, nanjye sinategereza pe kuba waza kundeba. None se umeze ute nyine, ntabwo ugeze umvugisha uyu munsi, nyine wiriwe mu biki, ushobora kuba wirujagaraye. Hoya rwose be nyine nari ngiye hanze gatoya ndetse nsanga umwana wanjye nyine ari kwitegura umusheri we, niyo mpamvu nyine urumva nahise ko nza kumufasha, nanjye bituma njagarara mba busy mu kuntu. Gusa nyine meze neza ndetse nari ngukumbuye, nari nzi ko nimara kuba nategura ndibuze kuba naguhamagara. Ati are you sure be, cyangwa ninjye mbashije kuba nakwibutsa kugira ngo ubashe kuba wampamagara? Hoya baby nawe rwose ntukavuge gutyo, urabizi neza ni inshingano zanjye kuba naguhamagara, rero rwose ntabwo ari wowe ubashije kuba wabinyibutsa pe. Okay sa rwose nta kibazo. None se be nyine turaza kuba twabonana koko uyu munsi, ko ndi kubona bigoye ndetse ko bitashoboka? Hoya nta kibazo nyine be, nimba utari buze kubona umwanya we kora akazi kawe ndetse ugakore neza, ubwo nyine nta kibazo. Ejo nyine nibikunda ubwo niho tuzabonana, nanjye reka nkomeze nite kuri uyu mukobwa wanjye rwose kugira ngo umukwe wacu ataza kuba yatunyuzamo ijisho. Ahubwo se be uvugize iby'abakuranyibutsa, ubwo nimba uwo musore ko kajemo ntazatwicira gahunda yo kuba twashyingirwa ndetse vuba? Hoya se kandi nturanampropoza, none nyumvira ibintu rwose urimo. Hoya rwose be nyine ndi kwitegura ndetse vuba, kandi wiki aba ari surprise, rero reka kunyicira ibintu ndetse reka kwihutisha ibintu, ngiye nzagutungura. Icy'ingenzi ugomba kumenya ndetse ugakurikiza nuko ngukunda. Hoya rwose kandi Chris winjagaraza pe, reka ngende mbashe kuba nakora uturimo, ndaza kuba nakongera kukuvugisha. Sa rwose baby ndaza kuba nanjye nakuvugisha. Nuko mama nawe mese kasubira mu gikoni ndetse ajya kureba nawe, gusa yaje yishimye ari kwisetsa. Ati se mama ibyishimo ufite muri iyi minsi uri kubikurahe? Kandi mama nawe rwose muri iyi minsi ndikugukeka. Hoya rwose kandi nawe mese wankeka unkekera ibiki? Gusa mwana wanjye ibyo ndi gukora ntago ari bindabizi kandi nawe uzabikunda. Sha mama rwose uri kunsetsa, uzi ko wagira ngo wasubiye ibwana usigaye uza wisetsa, uzi ko umeze nkanjye ngikora date ya mbere.
atugikora date ya mbere se gute kandi mwana wanjye nyine mama ntangira guteretana bwa mbere pe nanjye nari meze nkuko ngukumeze kandi ndi kugukeka mama ushobora kuba uri mu bintu byo guteretana kandi ntabwo nabikunda mama hoya se kandi pe ubwo se nawe wabuzwa n'iki kubikunda ngamo mibaze nkawe umukecuru umeze nkawe gusa mama nizere ko uri no guteretana uri guteretana n'abasaza bangana nkawe kuko nta mpamvu yo kuba wajya mu dusore hoya se kandi mwana wanjye kuba sinajya mu basore hari icyo bitwaye ati hoya mama rwose byaba bisebetse ibaza umuntu nkawe rwose uri kujya mu basore ubwo se mwana wanjye abaye ari byo bimpa ibyishimo ati hoya rwose mama waba ukabije pe kubona umuntu nkawe rwose ari kujya mu basore ntabwo byaba biri feya nyine ntabwo byaba bigaragara neza rwose mama hoya rwose mwana wanjye nyamara nta n'icyo bitwaye dore ko nta n'ikimwaro birimo nose njye kuba nateretana n'icyo bitwaye rwose Naomi aha nta kibazo rwose mwana wanjye reka twitegura ndetse ndebe ko Chris yabasha kuba yaza ndetse tukamwitaho ati mama ubwo se Chris umuzi gute uzi ko Chris ari ex boyfriend wanjye ati ubwo ntabwo muzi ubwo birahuriranye rwose nari mvuye kwivugira harya mukunzi wawe wambwiye ko yitwa gute mwana wanjye hoya rwose mama nakubwiye ko yitwa Patrick kandi Patrick na Chris rwose ni ibintu bihabanye kure cyane rero sinzi impamvu wabitiranye hoya rwose mwana wanjye sinzi byari binshanze gusa nyine amusore pe byari binshanze sinzi ukuntu byari bigenze gusa reka twitegure Patrick kugira ngo ataza kuba yatunyuzamo ijisho rwose mwana wanjye ahubwo mama dana ari ntungo nari nibaje kuntu Chris umuzi ndetse binshanze unose mwana wanjye nubwo nabamuzi ari ikibazo kirimo hari rwose mama tubireke ndetse tubiveho nta mpamvu rwose ko Patrick yari ari ku kazi ndetse ari kumwe n'inshuti ze yese kabwira ati mwana ngereka ngene ndetse ngiye kuba najya kureba sheri wanjye ubwo ngo turaza kuba twasubira ati ujye kwa kagakobwa se kandi nanone kakujagaraje ati hoya sha nta birenze nose kuba karanjagaraje ari ikibazo kirimo ati hoya se kandi bro nose ubu ngubu koko mwana ugiye akazi karangiye hoya rwose kandi mwibuke ko uyu munsi yari off yanjye nuko nabashije kuba naza kugira ngo mbafashe akazi gusa mwana reka ngende ndetse mbashe kuba najya kumureba nanjye nikorere date mwana ndanamukumbuye cyane ati sa rwose nta kibazo niba ushaka kugenda yenda ubwo ngo turaza kuba twasubira ku mugoroba utubwira ibyavuyemo kandi nyine mama we yambwiye kadahara ati nizere ko rero utaza kuba wakwirangaraho Patrick hoya se kandi mabo erega ngiye mujye mumenya ko mwana ngende umwana w'umukristo kandi rwose ibyishimo byanjye ntabwo biherereye muri ibyo ngibyo rwose mutekereza ngiye cyo ngiye gukora nta kindi ni ukugenda ndetse tukaganira nyine tukaganira ku by'urukundo rwacu kandi mwibuke kuri uriya mukobwa rwose njye ndiseriye kuri we kandi nyine ntabwo ari ibintu byo kwenjoyinga uriya mukobwa mufiteho gahunda kandi nshaka ko tuzabana kandi nta nubwo nshaka kuba nabitinza rwose ati Patrick uzi kuri seriye man ati of course ma brand seriye kuko nta mpamvu yo kujagarara mu bakobwa man kuko urabizi neza utinda mu kibuga ndetse ukabasha kuba wakivunikiramo aha Patrick ndumva rwose uri seriye ubwo utangiye ibyo reka nkureke ndetse mbashe kuba nakigendera ugiye se kandi bro shanyine nanjye reka ngende ndetse mbashe kuba najya mu rugo nanjye ndi kubona akazi nari mfite hano bisa nkaho karangiye ubwo nyine turaza kuba twasubira pe gusa nyine amahirwe masa mwana uze kumuvugisha kandi nyine bigende neza nizere ko ikiganiro cyanyu kiribuze kuba cyaba cyiza shanda bizi neza hamwe n'Imana biraza kuba byakunda gusa nyine amahirwe mfite wenda nuko nyina adahari gusa shanye niyo kiba hari sinzi ko nari kubona amagambo ndibuze kuba namubwira ataha erega bro naha musanze nta n'ikibazo kuko uri umuhungu wiyubashye rwose ntabwo rwose usuzuguritse ku buryo buri muntu wese yagusuzugura aha shanda kuza bwo ngubwo nukundiye magatima kugira ngo nyende nihagazeho ndetse niyemeye oya bro urabizi neza ntabwo ujya nguhisha kandi ntabwo nakubeshya pe uhegenda ndetse nugerayo ndabizi biraza kuba byagenda neza sha bro nyine reka nizere ko wenda biri buze kuba byagenda neza hamwe n'Imana gusa simbyizeye pe oya man don't worry wizere ndetse ugenda ugereyo ndabizi neza biri buze kuba byakunda kandi nta n'impamvu yo kuba wagira ikibazo rwose aha reka mbyizere gutyo reka ngende ngereyo reka muhamagare ndetse mubwire ko ngiye kuba natega akamoto ese mama igihe wakarangiye ayo mafriti ntabwo ararangira koko mwana wanjye rwose bisa nkaho arangiye ahubwo se umushitsi wawe rwose ntabwo araza ahubwo mama uzi ko azarama ndebera uramuvuze ndetse aseka mpamagara yes baby nyine mbwira ndangira ndi kuri moto mbwira ahantu mbasha kuba nashika ese uri hehe nyine ndi hano mu mujyi nteze moto ubwo wandangira ndetse ukambwira aho umumotari abasha kuba yanshitsa okay ndumva rero wamumpa ndetse nkabasha kuba namurangira ati mota none se ntuze hano kuri banki nkuru y'igihugu ati yego rwose ndahazi kuri banki nkuru y'igihugu okay none wowe ngwino ndetse abariho ubasha kuba wamushitsa ndaba mahagaze ndetse ndahita konza mutori okay sa rwose nta kibazo mama nyine arampamagaye ndetse ambwiye kazana nindi kumurangira ahubwo mama reka njye ku muhanda ndetse mbashe kuba najya kumutora okay sa rwose nta kibazo umwana wanjye reka nanjye nitegura nshiremo agatenge keza da atabasha kuba yanyuzamo ijisho
aha mama nawe washashanye rwose ati oya ariko mwana wanjye nta n'impamvu buryo utakuzi ntakakumenye, ntabwo nshaka ko umukwe wacu rwose atubona ko dusuzuguritse, ngomba kwambara neza ndetse nkagaragara neza rwose mwana wanjye. Aha rwose mama nanjye ndabizi neza ntabwo wansuzuguza, genda ndetse witegure nanjye reka mbashe kuba najya kumureba, ndaza kuba najya koga uri kumuganiriza. Okay sana, nta kibazo rwose mwana wanjye, genda ugiye kuba wamureba nanjye reka mbashe kuba nakitegura. Nuko Naomi yahise kajya kureba Patrick, gusa mama Naomi agiye kwitegura Chris yahise kamuhamagara ati baby bimeze bitesa, ati baby wandetse kuko ngiye kwitegura pe, mbabara turaza kuba twavugana. Ati sheri kuko ntabwo ushaka ko twavugana kuko n'ukuntu nari ngukumbuye. Oya rwose Chris I'm sorry pe, nyine urabona wa muhungu Patrick utereta umukobwa wanjye agiye kuba yaza, kandi nyine numva nkeneye kuba nakitegura ndetse nkagaragara neza. Ubwo rero urumva aje agasanga ameze nabi, ubwo uri kumva kuko isoni zitankora. Wow ati baby nyine nta kibazo rwose, genda ubashe kuba wakitegura, ubwo turaza kuvugana nimugoroba. Sa nta kibazo rwose be, naza kuba naguhamagara. Urabona ko abandi basore bafite ubwenge, wowe uracyari mu biki, wagize vuba ndetse nawe ukaza nkakwereka umwana wanjye. Hari rwose mama uba witonze ndetse nzaza ndetse mbashe kuba nakigaragaza imbere y'umukobwa wawe. Ese Chris nzakubwira kugeza ryari? Wow nyine baby I'm sorry pe, bijya binshanga gusa no kukwita mama ntacyo bitwaye, kunyita mama se mama wawe murateretana. Nyine basi be I'm sorry pe, kandi ntabwo nzongera, ndagusabye imbabazi. Okay nizere ko rwose uba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ndetse kutazongera. Baby I'm sorry nyine ntabwo nzongera pe. Okay fine, nizere ko rwose utazabyongera. Rwose be I'm sorry pe, ntabwo nzabyongera kandi nyine izi ni imbabazi ndetse ntabwo nzabyongera. Sawa ndakwizeye kandi nizere ko utazongera, kandi nuwongera rwose tuzabipfa. Oya baby nta mpamvu yo kubabara rwose, ntabwo tuzabyongera rwose. Okay sawa nta kibazo, reka mbashe kuba najya kwitegura. Nuko Naomi yahise kajya ku muhanda ndetse ajya kureba Patrick ati hi baby, ati umeze neza? Yego rwose meze neza, gusa nari ngukumbuye ku rwego rwo kutabyumva. Sha baby nanjye nari ngukumbuye pe, uzi ko haciyeho week yose tutavugana. Nawe rwose Naomi wibikabiriza, ejo siko turi kuvugana ndetse no mu kandi kanya. Nyine baby I mean rega kuvugana tutarebana nyine mba numva ntanazi pe. Aha ubwo ngubwo uranziye nese ninde uri mu rugo? Abwo baby noneho uranyica. Ati se ndakwica kandi nkuzize iki baby? Baby uzi ko cyagiye nkimara kuvugisha mama yahise kaza ati what? Are you sure? Ati of course rwose mama ari mu rugo ndetse arakwiteguye, namubwiye ko ugiye kuba waza. Oh la 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 la, ubuse koko baby ni ibiki unkorera rwose, uramvangiye. Nanizi ko nzaza basi nje kwiyereka mama wawe, none nyumvira rwose wahise ko baby unyice gahunda pe. Wahise kandi baby utambwira ko bikubabaje. Oya nyine be ntabwo bimbabaje gusa birantunguye, ubuse kuko ndaza kuba nakitwara gute imbere ya mabukwe. Oya rwose be nta birenze bana byoroshye ndetse reka kubigira birebire, ahubwo tugenda ndetse tubasha kuba twajya kumuvugisha. Wase baby ndaza kuba nakitwara gute pe, ibi byo birancanze pe, sinzi uburyo ndibuze kuba nabisokoza. Oya se kandi be wibigira birebire ndetse nta nibirenze, ahubwo tugenda ndetse tubasha kuba twajya kumureba. Nuko Patrick yahise kayena ndetse agera mu nzu, gusa mu kugera mu nzu basanze nyina wa Naomi yicaye ndetse ari kureba televiziyo. Ati umwiriwe neza? Ati mwiriwe. Nuko Patrick yahise kasuhuza mama Naomi ati se amakuru umusore? Ati amakuru ni meza mama. Nuko Naomi yahise kabwira Patrick ati sheri reka nkureke ndetse ngusigare na mama musigare muganira, ngereka amazi nge muri douche ubwo turaza guhita ko tubonana, ubwo rero ndahita ko ngaruka ndetse nanjye tuvugane. Sa rwose begena ndetse reka nsigare nganira na mama. Ati ariko se mwari muri aho mama? Ati yego rwose twari turaho. Ati se w'amakuru? Ati amakuru ni meza rwose mama. Ati se mwitwa abandi? Ati nitwa Tishime Patrick rwose. Ati okay fine, nanjye rwose nyine ndi mama Naomi, ni byiza kukumenya rwose. Ati se mu rugo ni hehe kandi? Rwose mama mu rugo ni ahantu kure. Ahantu kure se hatagira izina, gusa nyine mama ni hano muri iki gihugu rwose. Ati okay ndikumva rwose ukomeje kubatsimbararaho. None se kandi Patrick ukora iki? Mama nyine nkora muri banki y'igihugu, nyine nkora muri banki y'igihugu tu. Okay fine, ndumva ufite akazi keza rwose mwana wanjye. Yego rwose mama nyine Imana yagerageje kungirira neza, si keza cyane bitewe nako nshaka, gusa nyine karanyuza. Ati ariko abantu barasetsa, uzi ko abantu mutajya munyurwa we, ubwo ntabwo unyuzwe n'akazi ufite mwana wanjye kandi numva ari akazi keza ndetse gakomeye. Yego rwose mama ni akazi keza ndetse gakomeye, gusa nyine sha mbona nyine amafaranga mbonamo adahagije kuba nyine nakubaka urugo. Ati ubwo uhembwa ngahe se ku kwezi mwana wanjye? Ubwo se mama ni ngombwa ra? Oya rwose mwana wanjye kumbwira nta kibazo, nose ko hari aho nteganya se kuba nayagusabaho rwose, ntugire ikibazo rwose, nuko kwibariza gusa.
nyine mama mpemagara miliyoni ku kwezi. Ati what? None mwana wanjye uri kumbwira ngo miliyoni ntabwo ihagije kuba wakora ubukwe? Ese mushaka ikindi cy'Imana itabakoreye koko? Ndumva miliyoni rwose ihagije mwana wanjye, ahubwo gira vuba ushake ndetse ushaka umugore. Oya mama rwose umugore ntabwo ndi kure, dore ko umukobwa wawe nawe rwose ari dukundana ndetse niwe duteganya kuba twazashakana. Ati gira vuba rero unzanire izo nka rwose mbere yuko nisubiraho. Oya rwose mama nyine turi kwitegura ndetse vuba ahangaha tuzaza ndetse tubibaganirizeho. Esa rwose nta kibazo, muzaze mutuganirize ndetse turebe ibyo ari byo. Yego rwose mama tuzaza ndetse tubibabwireho. Gusa Patrick aho yari kuganira n'inshuti ze gusa muri screen iyo hari ifoto. Gusa Patrick aho yari kuganira n'inshuti ze gusa Chris aho yari kuganira n'inshuti ziwe ndetse bari mu kabari. Gusa muri screen ye ya telefone hari harimo ifoto ya mama Naomi. Ati Chris, iyi foto se turi kubonamo hano kandi ni ifoto ya mama wawe? Ati oya se kandi nose muri kubona uyu mugore koko dusa? Nyine turi kubona ari umumama ndetse turi kubona akuze cyane rwose. Ati uyu niwe girlfriend wanjye nyine ndetse niwe turi gukundana muri iyi minsi. Ati what? Ati are you sure? Ati of course rwose niwe turi gukundana muri iyi minsi. Ati ariko Chris warasaza? Ati narasaza se kandi gute? Nyine ni gute ukundana n'umuntu ungana gutyo uri kubona adafite imyinkanyari mu maso? Ati oya rwose bavandi ibyo nyine biratandukanye ndetse ibyo bitandukanye n'urukundo. Njye ndaramukunda kandi nta nicyo bitwaye, ndi proud ye, ni nayo mpamvu namushize muri screen yanjye kandi rwose ntacyo bitwaye. Ubwo se bro ari sure neza kakibyara we ko mbona ashaje cyane uzikangana na mama wawe we? Ase mwaretse kunshira umugani koko mama wanjye se koko nkuko mubizi neza muzi ko mama mufite? Ati rwose Chris tubabarire nyine aho ngaho turarengereye, gusa nyine uyu mama rwose ni mukuru cyane pe, nyine ndabibona ni mukuru ndetse nta nicyo bintwaye kuba ari mukuru. Icyambere nuko mukunda. Ati aha sha nta mpamvu yo kwivanga abana mugari mu by'abakundana. Gusa Chris rwose uyu mugore rwose ni mukuru pe, ni mukuru umwana wakabije. Nakabije se nyine ntacyo bintwaye ndetse nyine nta nicyo bimbwiye pe, kandi ikindi kirenzeho nkuko nabibabwiye njye ndamukunda kandi kuba mukunda ndumva aribyo bimpesha imbaraga pe. Sha Chris ubu ngubu koko reka tubyemere koko uramukunda, ahubwo se umukobwa wera ubu umukobwa we no mumwereka koko azamukunda? Umukobwa we ntiturabonana ndetse ntabwo turamenyana, gusa ndabizi neza nditumenyana ndetse nzabimusobanura nawe azabyumva. Taha dushaka kuba twabyivangamo, gusa ndikubona bizaba ari isereri pe. Gusa mama Naomi yakomeje kuganira na Patrick aho bari ndetse mu nzu. Gusa Naomi nawe yaravuye muri dushe ndetse yahise kaza ndetse arabasanga. Ati wow, ati mama ndabona mwahuje urugwiro rwose. Ati yego rwose sheri twahuje urugwiro. Ahubwo se mama ko mbona ukomeje kuganiriza sheri ndetse ntiwamubaza icyo ashaka kunywa kugira ngo ubashe kuba wamuzimanira, kuko mama uri kubona inyota itamwishe? Oya rwose sheri nawe wikabye ameze neza. Taha mwana wanjye rwose nabonaga nyine byaducanze, twakomeje tuganira birangira nyine nta numwe ubajije umwica ashaka, ahubwo nyine mukwe wanjye ushaka iki kugira ngo mbashe kuba nakuzimanira? Ati mama igihe rwose cyose nta kibazo. Ese koko utambwiye? Nakomeje kukubaza usengera muri hedini? Ati mama njye ubwoko ndi umudive rwose. Ataha abadive ndabazi rwose mufunga umutwe ushobora kubona nanaguha icyo kunywa rwose ukabasha kuba wacyanga. Oya rwose mama ni gute nakanga ikintu rwose ubashije kuba wampa? Gusa nyine inzoga zo ntazo nanywa kuko zaba zihabanye n'idini ryanjye ndetse n'imyemerere yanjye, gusa ibijyanye n'amaji ndetse n'amafanta rwose byo ndabifata nta kibazo mama. Okay sa rwose nta kibazo, ndumva uri umusore mwiza pe, kuko muri iyi minsi biragoye kubona umusore utanywa inzoga pe. Oya mama nyine biragoye, gusa nyine mama hari abasore benshi batazinywa ndetse batazikunda, rero muri abo basore nagiriwe amahirwe nanjye ndimo rwose mama. Ndumva ari umugisha, gusa mwana wanjye uvuga neza nyine nagukunze pe. Mama wamukunze se? Ati yego rwose mwana wanjye Naomi namukunze, uyu musore ni umwana mwiza. Mama nyine genda umuzanira icyo kunywa nanjye reka nsigare muganiriza. Ati we sajya ukamuzanira icyo kunywa nanjye ngasigara muganiriza? Oya se mama kandi utambwira ko ugiye kuba wamuntwara? Oya Naomi njye mfite umukunzi wanjye rwose. Ati kandi mama muri iyi minsi koko nkuko nabikubwiye nkomeje kugukeka. Oya se kandi mwana wanjye se koko wankeka unkeka mu biki? Nuko Naomi yese kagenda ndetse ajya kuzanira Patrick icyo kunywa. Mama rwose namwe muratebya, uzi ko mwavuga ibintu ndetse umuntu akabasha kuba yagira ngo nibyo. Oya rwose Patrick twaganira bigeze kure, ariko nibyo namubwiraga nibyo pe, nanjye buri afite umukunzi nuko ntarabimubwira ntarabimumenyesha, gusa sinzi uko azabyakira kuko nawe ni umusore ungana nkawe. Ati sha mama bishobora kuzamugora kuba yabyakira kuko wanamugani, kuko kubona nyine umubyeyi ungana nkawe ari mu rukundo, abana benshi ndetse muri iyi generation ntabwo babasha kuba babyumva pe, muri iki gihe birabagora ndetse birabahenda.
ntabwo baba batekereza ko namwe ababyeyi rwose mwagira ibyishimo ndetse mukabasha kuba mwajya mu rukundo. Oya Patrick rwose ubwo ngufite ndabizi neza uzamfasha kuba wamukonveka ndetse umwumvishe, kandi ndabizi neza rwose azabyumva pe. Yego rwose mama azabyumva ndetse reka turindire. Nuko nawe mese kaza ndetse aza muri sala. Ati se mama ko muri kuvuga gakenya bimeze biti? Ati oya rwose mwana wanjye ntabwo turi kuvuga gake, ahubwo nuko nyine umusore wawe yarari kunganiriza, yarari kumbwira amagambo y'ubwenge rwose ni kugira ngo nyategere amatwi ndetse mbashe kuba nayumva neza. Okay, ndumva rwose mwahuje urugwiro. None se Patrick, nyine kutambwiye urugendo rwawe rwagenze gute, nyine akazi kawe kari kameze gute? Nyine sheri akazi kari kameze neza ndetse kagenze neza, nyine Imana ikomeje kundinda ndetse ikomeje kundindira mu buntu bwayo. Okay, sa rwose ni byiza. Rero Patrick reka mbareke ndetse mbasiganira na Naomi hari utwo nari ngiye kujyamo nanjye, ubwo turaza kuba twasubira. Gusa nyine usigire nomero zawe pe ubashe kuba wazisigira Naomi, ubwo mbwo araza kuzima tujye twiganirira mwana wanjye, nabonye nta kibazo cyawe. Aha rwose mama nawe witebye, gusa ni gute kuko umukunzi wanjye ataba afite nomero zanjye? Aha nanjye natebyaga rwose bana banjye, gusa nyine ndaza kuba namusaba nomero zawe tujye tubasha kuba twakwiganirira. Ariko si ubwo sinaba nkoza amahanora, nta mukuvugana na nyirabukwe rwose uko bibonetse kose, tuzajya tuvugana uko uje kumusura nta kibazo rwose mwana wanjye. Yego rwose mama kandi rwose ugira akazi keza. Sa rwose nta kibazo mwana wanjye, ubwo tuzasubira. Nuko mama Naomi yese kagenda ndetse asigana Naomi ndetse na Patrick aho ngaho. Ati sheri ndumva rwose ibintu byari byiza, ndumva mama rwose ari umwana mwiza namukunze pe. Ati ese Patrick wamukunze ari nabwo bwa mbere muganiriye utaramumenyera? Ati yego rwose ntabwo ndamumenyera, ahubwo nyine yari yatumye nibuha cyane baby, ndikumva ndanisonze, nta biryo biri aha ngaha. Ati biri mu gikoni reka mbaze ngiye kubikwarurira. Ahubwo se wajya kubyiyarurira ngahibaza uzi ko mu matarava mu nzu we. Wewe ntari ngiye kuraburiza, reka tumurindira abanza ave mu nzu bantu reta kutugira ndetse tubashe kuba twajya kwiyarurira tujye mu gikoni dusangire. Ariko urikwiye ko hano ari kwa nyokubukwe we. Reka bana ntagiye se kandi nta nibirenze baby. Aha kandi nuko muzajya murengera ngo nta birenze mukava ku muco wacu wa Kinyarwanda. Taha ubwo utangiye kuzanamo iby'umuco rwose ugenda unyarurire ndetse turansanga aha ngaha. Gusa mama Naomi yagisohoka mu nzu yahise kahamagara Chris. Ati baby nyine I'm sorry natinze kuba naguhamagara, gusa nanjye nari nagukumbuye. None se baby ubu ngubu uri hehe koko? Nyine ndi gusohoka mu rugo ndetse ndi kujya ku muhanda, wakaje se tugahura? Ati okay nta kibazo rwose, reka nze ndetse nari ndi kuva mu kazi, reka nze duhurire ku muhanda w'iwanyu rwose dore ko atari na kure yaho nkora. Yego rwose baby ngwino duhure, nari mbeshye umwana wanjye ko ngiye mu kazi nawe umukunzi we barasigaranye, gusa nyine mbonye ntabishobora, mbonye naba ndi kubavangira. Ati sheri nawe rwose urinshakura. Aterega n'ibyo rwose be, ubwo se kuko nari kugumana nabo bari kuganira se ndi kubatera isoni koko umuntu w'umubyeyi? Ati wanamuganire kanze ndetse nkurebe tubashe kuba twajya kwiganirira natwe. Ati nta kibazo rwose be ngwino ndetse ndagutegereje rwose. Sangwe no rwose ndetse tubashe kuba twahura. Nuko Chris yahise kagenda ndetse abasha kuba yajya kureba mama Naomi. Gusa Naomi aho yarari ndetse ari kuganira na Patrick, bakomeje kuganira, gusa Patrick abwira Naomi ati baby ese waratse nkakubaza ikibazo? Ati nta kibazo rwose be, ese ni ryari be usaba uburenganzira bwo kuba wambaza ikibazo? Rero ujye umenya kuri wanjye kandi nanjye ndi uwawe, nta mpamvu rero yo kuba wasaba uburenganzira, ahubwo wowe mbwira ndetse uri kuntindira kuntera amatsiko pe. Nyine baby mama wawe nka gutyo usanze afite undi musore bakundana ndetse bari muri relationship, wabifata gute? Ndetse umusore ungana nkanjye ati reka baby ibyo bintu kuko byabaye uri kumva ayo mabara mama yabakoze? Oya rwose be nawe wibikabiriza rega nta n'amabara yabakoze, none se mbwo bwambere wabonye umuntu mukuru ndetse akundana n'umusore? Ese baby wajya umbabarira abasore b'iyi minsi urabayobewe? Ese ubwo baby wabwirwa n'iki ko umusore atabaje kujagaraza mama gusa? Oya rwose be nawe ntukavuge gutyo, none se koko ubu ngubu ko ndahanga ndi kukujagaraza koko? Oya baby ariko wowe ujye umenya kutandukanye n'abandi basore bose. Oya nabwo ntukavuge gutyo rwose pe, nyine ndabizi ntandukanye n'abandi basore, ariko ujye umenya ko nyine hari abandi basore nabo bameze nkanjye. Sha baby sinkubeshye rwose njye ntabwo nabikunda uwo musore, ahubwo nanamwirukaho nanamutera amabuye pe. Oya rwose be ntukamere gutyo rwose. None se mama wawe rwose urabona atabakeneye umuntu wo kumuba hafi ndetse bakundana? Nyine ndabizi aramukeneye kuko nanjye ubu ngubu vuba ngagiye kuba nakigendera ku mugabo, kandi nyine ndabizi kandi ngiye kuba najya ku mugabo dore ko tugiye gushyingirwa vuba aha ngaha, sibyo baby? Ati of course rwose ntabwo bizatinda. Rero ndabizi nyine akeneye umuntu umuba hafi kandi ntabwo yazarindira igihe twazabyarira abuzukuru, gusa nyine nashaka umuntu bangana ndetse bari mu kigero kimwe. Baby rero ibyo ngibyo naho wibeshyera rero. Ubu ngubu se koko urukundo rega rujya aho rushaka, nkuko nawe ari kubona umusaza akagutetana ndetse mukabasha kuba mwakundana.
Oya rwose Patrick ngewe uzabaze ntabwo rwose ntabwo nge byashoboka. Kubera iki se baby bitashoboka njye ntabwo nakundana n'umusaza rwose. Oya baby rero jya umenya ko urukundo ntabwo ari ibyo ngibyo rugenderaho. Wasanga ari gushiduka wakundanye n'umusaza ndetse akaba ari we mu bana. Sha baby sinjye kwirwa nkubeshya bikubiye gake pe sinzi ko byashoboka. Ubwo ngubwo nibyo nyine ntabwo wambeshya gusa nyine bereka nkubwiza ukuri pe mama ntabwo nabikunda pe ntabwo nabikunda gore kanjye kukwarura ndetse mbashe kuba naza ndetse turye pe kuko ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Oya be gusa nta nibirenze pe. Sabara kwereka mama na Umese kahura na Chris ndetse barahoberana baratindana cyane. Ati be ndekura rwose ase we ntabwo uri kubona ko turi mu muhanda. Mu muhanda se bitukuyaki ndetse bimbwiye iki reka jya umenya ko ndi umukunzi wawe kandi njye ndi proud yawe rwose ibi ntacyo bimbwiye. Ntacyo bikubwiye ese baby uri kumva nyine ko uri proud yanjye. Ati yego rwose be ndi proud yawe abo nyine abasore dukorana bari kunseka. Ati bari kuguseka se kandi bakuziza iki nyine babonye ifoto yawe muri wallpaper yanjye ya telefoni batangira kumbwira ngo uyu ni mama wawe ngo ibikiri ndababwira ngo ni umukunzi wanjye baraseka ndetse baratangara. Ati be sure ati of course baby rega ndi proud yawe kandi ndi seriye buriya. Ati reka ndebe ati reba baby ati wow ati maze ndi kubona narashizemo agafoto keza nyine baby nyine abisura bizi neza ntago bari ko babyumva ndetse ibyishimo byacu ntabwo baba bashaka ko tubigeraho gusa nyine nta nicyo bimbwiye pe kandi njye ndi proud yawe. Ati nimba uri proud yanjye rwose nanjye urabizi neza 100% ndi proud yawe. Abo nyine be ese wazanyeretse umukobwa wawe ndetse tugahura twasha kuba twaganira. Ati oya rwose Chris iki ntabwo ari cyo gihe rwose ntabwo ari cyo gihe pe ntabwo ari cyo gihe rwose ntabwo ari cyo gihe. Ati arishu ati of course ntabwo ari cyo gihe Chris uretse ndetse burindiriye. Oya rwose shunge ndi kumva rwose ndarambiwe pe gira vuba nyine unyereke umukobwa wawe kugira ngo basi mbashe kuba naza ndetse atase nzaguporopoza ndetse n'umukobwa wawe tutarabasha kuba twamenyana na basi be. Oya rwose baby basi ihangane ndetse uburindiriye gusa vuba hanga rwose ndaza kuba nabikora. Ati okay sa rwose nta kibazo ndarindiriye. Gusa Naomi ndetse na Patrick bari bamaze kurya ndetse Naomi abwira Patrick ati Patrick rero ndumva sunsu gutahari ikindi gisigaye. Ati se baby uri kunyirukana. Ati oya rwose be ntabwo nyine ndi kukwirukana gusa ubunaniwe kandi ukeneye kuba waruhuka kandi ubwe kejo uzasubira mu kazi. Ati koko wanamuganire reka tugere ndetse ubashe kuba wamperekeza. Nuko Patrick ndetse na Naomi bahise kwasohoka mu rupangu Naomi aherekeza Patrick. Gusa mu kugera haruguru y'urupangu Naomi yahise akakubitwa n'inkuba ati Chris ni wowe. Ati of course ni ngewe atasabwa amakuru. Ati mama Chris se kandi muraziranye. Ati ayego rwose mwana wanjye. Ati cyaje waramumbwiye ngira ngo birahuriranye kumbe mama Chris mwari muziranye. Ati yego rwose mwana wanjye Chris ko ari tuziranye kandi nyine mwana wanjye rwose umbabarire gusa nyine Chris niwe muhungu wabonaga tuvugana buri munsi ndetse niwe muhungu turi gukundana. Ati mama ariko warasaza. Ati what? Ati Naomi ariko zikungu ari mama wawe rwose uri kubwira. Oya rwose Patrick ntabwo mbishaka. Ati mama ati nta nisoni uzi ko Chris rwose ari we ex wanjye ari we wa muhungu nakubwiraga twakundanaga ndetse wampemukiye ndetse w'igisambo. Ati Chris ibyo Naomi ari kuvuga nibyo. Ati baby ati please stop nyine banza umbwire ibyo Naomi ari kuvuga nibyo niwe muhungu mwakundanaga. Ati yego rwose baby gusa nagusobanurira pe. Ati rwose Chris ntabyo ufite byo kuba wansobanurira. Ati Naomi uyu niwe Chris. Ati yes mama of course niwe rwose kandi ntabwo nakubeshya none nta nisoni ngo niwe muhungu muri gukundana. Ati mama please ntabwo nabikunda ndetse nta nubwo nabyishimira. Nuko Naomi yese ko yikuta ndetse asubira iwabo ndetse Patrick asubira inyuma mwirukankaho. Ati Naomi please stop hagarara ariko ukeneye kuba wavugana na mama wawe. Ati oya rwose Patrick njye ntacyo nabasha kuba navugana na mama pe. Ati Chris arishwa kuko Naomi mwarakundanye. Ati yego rwose mama twarakundanye gusa twakundanye imbere ndetse nyifite imico mibi ndetse iyo mico mibi yanjye niyo yatumye ndetse njye nawe tubasha kuba twatandukana gusa rwose narahindutse kandi ufite kuba wanyumva pe. Rwose Chris urantengushye pe. Oya rwose baby ariko uretse no kwirengagiza ndabizi neza tujya gukundana nabigusobanuriye. Nakubwiye ko mbere yuko dukundana njye nawe ntari umuntu mwiza rwose gusa ubu rwose narahindutse ndetse ufite kuba wanyumva. Nta kibazo Chris reka wenda tuvuge ko nakumva ndetse njye nta nicyo bitwaye ahubwo se umwana wanjye nawe mubazabyumva gute urukumva kuko azabyakira ndetse akakira ko umuhungu bashwanye ndetse batandukanye ari we njye nawe turi gukundana rwose. Oya rwose ariko baby nimba umwana wakumva ndetse agukunda afite kuba yakumva rwose. Oya Chris basi reka ngende ndetse njye mu rugo turaza kuba twavugana ndetse tubashije kuba twahandoringa bino bintu rwose. Ati yego rwose nta kibazo baby ngo ndaza kuba nguhamagara ndetse nkubaze kuntu byagenze. Sa rwose baby genda ndetse ugira ibihe byiza turaza kuba twavugana.
nuko mama Naomi yese kasubira mu rugo ndetse asanga Naomi ari kumwe na Patrick. Naomi ari kurira cyane ati Naomi gusa ufite kunyumva mwana wanjye. Ati mama nkumva iki koko Chris nta n'isoni mama. Chris uzi kuntu yambabaje umutima wanjye. Oya rwose mwana wanjye ufite kuba wanyumva nibyo kuko yababaje umutima wawe gusa se kuba yakubabaje kuko mwana wanjye bishatse kuvuga koko mwana wanjye kari kakimeze ashobora kuba yarahindutse nyine mama urumva nawe ntabwo ubizi neza nyine ashobora nawe ntabwo ubizi neza ko yahindutse nyine mwana wanjye Umusore gusa Chris yarahindutse pe kandi mbere yuko dukundana rwose yari yabimbwiye. Oya rwose mama urantengushye pe umwana nkuri mwana kuko tungana. Ese mama ubona ari na type yawe ko kubona munaberanye kuko mama nta soni ko kuranansebeje. Ati Naomi kuko mwana wanjye no uri kumbwira ayo magambo. Nuko mama Naomi yese kajya mu cyumba ndetse arikingirana. Ati Naomi please nawe rwose ibintu bwiye mama ntabwo ari byo. Ati gute se Patrick koko uri kumva mpemutse. Ati yego rwose uvuza amagambo mabi ndetse urahemutse cyane uzi kuri ari mama wawe wakureze ndetse wagutwisa amezi 9 none umva amagambo mbwiye ngo ntabwo uriya muhungu ari type ye kandi umaze kumenya neza ko mama wawe muri iyi minsi rwose yari amaze iminsi yishimye kandi urariwe byishimo bye. Oya rwose ntabwo Patrick mama ntabwo nabyumva kuki atakumva ko rwose uriya muhungu ari umuhemu ndetse ko yambabaje. Oya rwose ndabyumva ndetse ndakumva cyane uriya muhungu yarakubabaje gusa kuba yarakubabaje rwose ntabwo bivuze ko wakabwiye mama wari amagambo rwose pe. Oya rwose Patrick mama rwose nawe yakabeje pe gukundana n'uriya muhungu ndetse nta n'isoni. Aha nyine reka njye nkureke nitahire ndi kumva ntazi byari byo gusa rwose mama wawe ufite kumwumva ndetse ukamuvugisha. Nuko Patrick yese kataha ndetse asigana Naomi aho ngaho gusa Naomi yasigaye aho ngaho yivovota ndetse ababaye cyane. Gusa Chris yese kahamagara mama Naomi gusa mu kumuhamagara mama Naomi ntabwo yafataga telefone doko yari afite agahinda bitewe n'amagambo umwana we yari amaze kuba yamubwira amushengura umutima. Ati se kuko mana yanjye noneho umukunzi wanjye katari gufata telefone byagenze gute. Nuko Chris yese kafata umwanzuro wo kuba yasubira kwa Naomi ndetse akareba ibyari byo. Gusa mu guhashika yasanze Naomi ari muri salon ndetse mama Naomi yikingiranye mu cyumba. Ati Chris ko nta n'isoni ufite ko kugarutsa hano kuba wakora iki. Ati ariko Naomi ufite kuba wanyumva rwose ndetse ukanyumva neza. Ati se kandi ufite kuba nakumva gute. Ati nta n'isoni uri kumvugisha ndetse undeba no mu maso n'ibintu we wankoreye. Ati Naomi nyine please mbabarira pe ndabizi neza nakoze amakosa gusa nyine hariya nahashize hanjye pe ndabizi neza narakubabaje gusa wibuke ko neza ko nta muntu udahemuka ndetse nta n'umuntu udahinduka. Rero njye narahindutse kandi rwose icyo nkeneye kuba nabana na mama wawe rwose ndetse tukabana mu mahoro. Rero nyine ibintu uri kunkekera please narahindutse ndetse ntabwo ndi wa musore ugitekereza rwose. Njye narahindutse rwose kandi nabaye umwana mwiza. Rero please stop ndetse urekeye no kunkekera ibintu byose rwose ibintu bibi. Njye narahindutse ntabwo nkiri wa musore rwose waruzi. Rero Chris ndakwinyize ndetse nkwiyame kuri mama wanjye. Reba watumye rwose mama mubwira amagambo mabi ndetse watumye rwose mubabaza rwose please Chris ndetse va muri iyi nzu ndakwirukanye ntongere no kugaruka mwanga ndetse ntuzongere no kugaruka please nta nubwo nkeneye kubasha kuba wavugana na mama. Rero genda ndetse uve muri iyi nzu. Nuko Naomi yese kasohora Chris mu nzu y'iwabo ndetse ntiyamwemereye ko yabasha kuba yavugana na mama we. Gusa Patrick aho yarari nawe yari yihebye cyane doko yarabizi neza ko asize kwa mama Naomi rwose ari umuriro waka ndetse batari kuvuga rumwe. Naomi yaragiye ndetse ajya guhura n'inshuti ze ndetse zimurebye. Ati se Naomi ko tubona wababaye ndetse ufite agahinda ku maso byagenze gute. Ati bavandimwe mwareka n'ibiki. Ati ntimuzi Chris. Ati of course turamuzi ni ex boyfriend wawe. Asha wareka n'iki we uzi ko Chris mwana ngasigaye akundana na mama. Ati what. Ati he kagira inkuru rero. Ati sha mureke kubiseka ndetse nta nubwo bisekeje maze ne tubwire nyine inkuru neza bimeze bitese. Ati rero ejo nyine twari turi kuganira nyine na Patrick ntimubizi ko Patrick ejo yari yaje mu rugo. Ati of course rwose bari babitubwiye ko yaje iwanyu. Ati nyine twari turi kuganira ndetse muherekeje ngeze hanze sanga mama ari kuganira na Chris ndetse mama nezerewe yishimye cyane nta n'urusona. Ati ari sure. Ati yego sha mama yari yishimye ndetse afite ibyishimo yanezerewe ari kuganira na nyine nta n'isoni nyine banezerewe kiyashika nyine nahise kumbabara ndetse mbabwizanya umwuka uri hejuru. Atutambwira ko Chris wamututse. Ati sabwo naramututse ko namututse ndetse nkamubwiza ukuri kose. None se mwana ubwo uri kumva ibintu wakoze ari byo. Ati ariko mwege muyoboye ibintu Chris yankoreye. Ati yego rwose turabizera guhemukiye gusa wibuke ko yari ari kumwe na mama wawe kandi mama wawe yarakubyaye kandi rwose mama ugomba kumwubaha. Ati yego rwose ndabyumva mama yarambyaye ndetse mba ngomba kumwubaha ariko akansuzuguza koko akavugana na Chris koko muzi n'ibintu Chris yankoreye. Rwose Naomi nawe rwose ibintu wakoze si byo pe gusa wibuke ko neza ko Chris ntabwo yarazi neza ko mama wawe rwose ari uriye kandi na mama wawe rwose ntabwo yarazi ko Chris ari we rwose mwatandukanye. Rero ndumva rwose ikosa ryabayeho habayeho kutamenya kandi rwose nimba mama wawe yari yishimye ndumva rero nimba watutse Chris ndumva rwose mama wawe byishimo byo wabitakaje rwose watumye ababara
kandi rwose sinzi ko ibintu wakoze ari byo pe, ahubwo ufite kugenda ndetse ugasaba mama wawe rwose imbabazi. Ati what, rwose njye ntabwo ibyo bintu nabikora rwose kuko ndabizi neza nta nikosa nakoze. Ati aho rero naho wibeshya ndetse naho wishukira rwose. Nimba mama wawe ababaye ndetse yababaye cyane, genda ndetse umusaba imbabazi. Kandi ndakubwiza ukuri, mama wawe yagize ikibazo kimubaho, kandi umenye ko uriya mukecuru yisaziye baba bagira amadepresiyo menshi. Rero ushobora kugira ibintu byo ugasanga mama wagize ibibazo byinshi, kandi ndabizi neza ntiwazibabarira. Ese kandi mureke kumbwira ibyo ngibyo. Hoya rwose Naomi, urabizi neza abakecuru nk'abari baba bamaze igihe batajya mu rukundo, rero iyo bagiye mu rukundo baba bameze nk'abana bato. Rero ndakubwiza ukuri, nukomeza wigira gutyo mama wawe ushobora kuba yagira ibibazo. Chris kandi nawe ni umuntu kandi yahinduka, nyine yaje mu rugo ndetse arahansanga aranyibwirishwa ngo yarahindutse ngo ibiki n'ibiki, ariko sinigeze mwizera. Ati kubera icyo utamwizeye? Erega nawe ujye umenya ko utari intungane, nuko aba yakora. Rero se tuvuge ko igihe cyose mwakundanye wari umwana mwiza. Ati nyine nanjye hari igihe nanyuzagamo nkamuhemukira. Ati okay, ibyo rero bagakwiye kubimenya ndetse ukamubabarira. Nimba yakubwiye ko yahindutse ndetse agafata umwanzuro wo kugaruka iwanyu, bishatse kuvuga ko ari seriye. Rero ndamva rero please ukeneye ko wamubabara ndetse ukabohora mama wawe, kandi umenye ko mama wawe rwose biriya byishimo bye nutuma bitakaza ushobora kutazongera kubona mama wawe rwose aseka. Ahubwo ndi kumva wakererewe, wagakwiye no kujya iwanyu ndetse ukavugisha mama wawe rwose, ndetse ukareba Chris, ndetse ukareba ko mama wawe rwose ibintu byose byakemuka. Ati wanamugani pereka ngende. Gusa ari kugenda Patrick yaseka amuhamagara. Ati baby bimeze biti? Ati sha Patrick wareka n'iki ko nshobora kuba narakoze amabara. Ati se kandi baby wakoze ahe mabara? Uteze uko kuva cyajya wava mu nzu mama kigingiranye mu cyumba cyatari yavamo. Erega Naomi wakoze amabara rwose, wakoze mafuti pe, ibintu wakoze ntago ari byo pe, ntabwo ari by'ubunyangamugayo. Ahubwo se please wambabarire ndetse ukaza mu rugo ndetse tukabasha kuba twahura basi tukareba ko ibintu twabikemura. Ati okay sa rwose nta kibazo, reka ndebe ko nabasha kuba nashika iwanyu. Gusa Chris we yari yabuze amahoro, dore ko yari yagiye kwa mama Naomi ndetse aramusanga ndetse akumanga icyumba cy'ibirangira afunguye ndetse bicarana mu cyumba baraganira. Ati se baby kumeze gutyo? Ati nyine ndi kubona umwana wanjye atari kumva ko njye nawe dukundana, kandi nyine nimaze gutangira kuba nagira ibyishimo, ntangiye kubaho mu buzima bwiza. Gusa nyine Naomi ntabwo yabinyemereye ndetse ndi kubona tutari kubyumva. Gusa nyine baby ndabizi neza Naomi azabyumva ndetse tuzamusobanura, ndetse ejo naraje ndetse musobanurira ko nahindutse. Gusa baki muri ibyo bari kuganira bagiye kubona babona Naomi ndetse araje abasanga mu cyumba. Ati mama, ati nanone uri kumwe na Chris? Ati Chris kuri aha ngaha ndetse kuri mu cyumba cya mama wanjye. Ati nyine Naomi naje hano ndetse nkomangira mama wawe, gusa nyine yanze kumfungurira, nkeka ko ashobora kuba ari gutekereza kuba yakigirira nabi. Niko guta ko mfungura urugi nyine mbihatirije, musanga amahanga ndetse yihebye ari kurira. Ati wow. Ati nyine mama I'm really sorry pe mama, nyine mbabarira, nyine narahemutse nakoze amafuti, nyine nirengagije ibyishimo byawe ndetse mbasha kuba nagendera ku marangamutima yanjye. Gusa nyine mbabarira, ndetse Chris nawe rwose mbabarire. Ati arishwa se Naomi? Ati yego mama, nyine ntabwo nshaka kuba nakivanga mu mubano wawe ndetse na Chris, dore ko nawe utivaze mu wanjye na Patrick. Nyine mama I'm really sorry, kandi ndakusezeranya ko nyine ibyishimo byawe ntazongera kubyivangamo. Ati mwana wa rwose urakoze ndetse urakoze cyane pe, kandi nyine Chris nizere ko ibintu wambwiye ari byo ndetse nizere ko wahindutse. Ati of course rwose narahindutse Naomi, kandi nabaye umwana mwiza. Ati mama nyine nta kibazo rwose, ukomeze wishimanye na Chris wawe, kandi ntabwo uzongera kuba nakubabaza mama, kuko mama nyine byari byanteye ubwoba ndetse nari nagize igihunga cyinshi ko ari ikigiye kuba cyakubaho. Hoya rwose mwana wanjye ndagushimiye, kandi ngushimiye ko wabashije kuba wafata umwanzuro ndetse ukubaha rwose umwanzuro wanjye ndetse ukubaha n'amahitamo yanjye. Yego rwose mama, kandi rwose nizere ko rwose bitazongera gusubira kuba twababazanya. Yego rwose mwana wanjye ntabwo bizongera gusubira. Nuko mama Naomi yaseka ahoberana na Naomi ndetse barishima cyane. Inkuru yacu y'urukundo naha ngaha irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kuri David Rwanda. Ndabakunda cyane.